ngiyeyo bahambwe ati Rosasa we banze imbere guhiga nyurabiza abanyarirenga man subisa abanyarirenga akaboro barambwiye ngo nyene ije kuzana ndagenda nkagezeho kugaterura biranga karagaci ndawurebye kumbi singamenye ko hirya hari imbwa ya danje imbwa ya danje gutya aboro gutya mu inyuma gutya mu gikari ngiye kumva numva imbwa iranyumvise urumva itiza yiruka byadanje baragurutse sasa iyi gahunda ya Caguwa waje kwinjiramo gute noneho ikintu cyangoraga byadanje abantu barahasanga kora ko muri internet nari superstar abademo bakahasanga ngo dore ngo Faripi ngo ari kuzunguza nanjye ngumva afite ipfunwe abademo ari nabonaga nk'itsimba ariko giye nko muri karitsiye nta muntu wari uzi ko ndi umuzunguzayi muri karitsiye babonaga nurira abagusekaga ubu ngose barimo kuvuga ngo noneho yaragafashe muniga wacu nyine uva nkubwiye no hari ibintu byabigezweho bitwa ngo bya Madiba nimba itishe tukayikata ukuntu we bantu yisumbanya ukata n'umukasi ugahitoheza tareti ngaho sirifira hano hasi sozi zirati nimba ari amakoti ukagira ugafata igikoti cy'igikoboyi nka gutya ugahita ugica amaboko none ubundi ugahita ufata na jumper nayo ukayica amaboko ugahita ucomekaho ya maboko ya jumper mu gikoti iki kijacket ugahita noneho unashyiramo ingofero ukayidodera hano biraboro ngira ngo urabizi biraboro buriya byaruturi mane nabyo bintu byadukuyeho kwitara mane twabibonaga bibiceri iyo bagugifite wakivuga ngo wabanye n'amaniga menshi cyane hariye kandi akoresha za mugo imugi nyinshi cyane Yes, from 250 Kigali, Rwanda. What up, my people? This is BigTown TV. I go by the name Back T. Kuri BigTown TV. Don't forget to subscribe. Smash that subscribe button. Maze numara kwinjira mu gahunda zose zaza kugenda fresh maze ndaza kubwiye byinshi bitandukanye kuri gahunda zacu za buri munsi kuri kamera zacu za BigTown TV. So uyu munsi akakanya ndi kumwe n'umuniga wanje ni from Nyamirambo. Baramuzi nk'umuntu ugurisha ibyangwe bya danje ari Nyamirambo ariko Caguwa mu Rwanda barayiciye sinzi we kuntu akoresha amanyanga gahunda zigakomeza. All in all akaba ari umuniga wabanye n'amaniga menshi cyane ubu ngubu yari muri prison ayandi arimo kunywa ibiyobyabwenge ayandi yarananiranye ibice byose araza kutubwira inzira yaciyemo kugeza uyu munsi akaba amaze ahagaze ameze fresh kabisa. Nago ari ibyo ngibyo gusa turaza gukomeza tugane n'ibindi byinshi cyane. Uyu muniga akora music imaze mu gihe kinini ni umuraperi uririmba mu njyana ya old school. Bantu benshi barimo kumugereranya nka Jay Polly ngo muri look, Jay Polly muri flow n'ibindi byinshi bitandukanye, but all in all turi kumwe na Faripi. Reka tumuhe ikaze kuri camera za BigTown TV. Faripi, welcome to the show. Yo Bakti. Yeah man. Music tumusaza. Shani fresh papa wowe. Freestyle life ni beat zanjye ngwamo kuri 40 ku cyapa bakaca bose bapepeda jisho ryanjye ni kudenda wapfa kwibadaguza kabone niyo tuzanye zo ngizi kina handi niyo kayo ngomba yo waje gomba gupesa sasa kanyubaye iki ko mbona ugenda ubyimbye yo micu yereka bana ku mihanda twe tudadura natwe gacu nago twiyiza baniga badaduhaba sinzi icyo wambwira niyo waba ufite ubwira je nabinda kudunda gusa nanjye modasenga niyo naba ndi mu bitotsi gangster muri nyabakiko mugenda mugwimida ku mihanda ni mu yindi sinakinigwa na buri wese tazabona bintu kwikwega kwima kode ngendegwa kwikanya kwa bafake rapayo baje bacira mu maso niga uyu nguyu ni Faripi bimeze gute ma bro? Fresh maniga. Vibe ni zose ari kuranda urije mukanya. Gute se bad? Uvuze ngo wallahi ngo sigaye shuruza ibintu bitebeye kandi bireboye bro. Caguwa nago zembe mu Rwanda. Wallahi nago zembe. Nese ubwo ngo abantu bose ubona bagenda baba bifunza ibyangwi baba babikuyeho. Caguwa mu Rwanda ikintu abantu batazi ntabwo bayiciye man. Iremewe ahubwo gusa avuga ngo imisoro barayizamuye bro. Ntabwo bayiciye. Ni mu rwego rwo guce Caguwa mu gihugu. Oya. The promoting made in Rwanda. Made in Rwanda turayishima ni neza ariko nibindi byangwa birahari abantu barifunga barabizi. Mumbwire namwe muracyabona Caguwa muri imihanda y'Kigali? Ndahari bazi wanjye nyibamba. So business ya Caguwa bimeze gute papa? Sha business ya ma original ni sawa kabisa nta kibazo. Ngo ni ya ma original? Ya ma OG. Ako Bakti ubu birebye nk'iki cyangwa inambaye cyangwa nabandi bakowe nawe urabiza igihe yinjira nka kwatsa ubone cyangwa cyange mane wajya kuvuga ngo ni icyafo ni cyangwa kiba kikiri gishya je mcungana no kureba imyenda ikiri original man ukiri mushya
urumva utarigeze tuwambarwa cyane okay nk'umujama wenda wumuka byinshi imyenda y'abakapo bari yabo hanze baba barambaye nk'umunsi umwe man sasa we cyagugurisha uzikurahe ufite imyenda myiza cyane hariya ku iduka ndabizi ebana style za danger za zindi zinsazi ariko ziba zavuye he ko mu Rwanda cyagwa barayiciye imva nukuvuga imizigo ibihari nkuko nabikubwiye nago baziciye hari amasoko yazo urumva urayazi za Nyabugogo za Kibisagara aho ngo hari amasoko yazo man bahambura amabaro kabisa amabara gifunze akiri mu pyagara gahunda yo kongera imisoro kuri cyagwayo bishatse kuvuga iki niki bisobanuye muri make okay wenda ubwo ushatse wavuga ko wenda kongera imisoro bashaka kugira ngo nyine ba promoting made in Rwanda kandi nabyo koko tugomba kumenya ko igihugu cyacu kiba kigomba nacyo kuzana inganda zacyo kigakora n'imyenda nyine ikorewe mu Rwanda atari kuvuga ngo niyo niva hanze kura ko natwe urabizi ko igihugu gifite ubushobozi bwo kuba cyakereya ibintu runaka kandi bigacamo fresh n'abanyarwanda bakabyitabira ariko noneho nago twavuga ngo n'imizigo nyine tuyino ya second hand nayo ngo yaracitse nayo irahari kabisa ntaribi gusa na made in Rwanda nayo ni power nazo mba nzifite baje baza bandemba mbifite byose aho ya hariya kwiduka ngo warambwiye ubushize inzahariye ngo iwanje ikintu cyitwa mangaze nago cyakandagiramo ariko made in Rwanda man made in Rwanda zirahari made in Rwanda tuba tugomba no kwipromote ko ni yacu bro urumva nanjye nago nabura imizigo mike ya made in Rwanda ngenda ebana mpereza abantu babwiye ati dore made in Rwanda yacu nayo iri kubikora byatari so reka dufate mangaze versus second hand cyangwa cyagua man nibaye bafite imyenda irenze nukuvuga ngo ubu nago nakubwira ngo gusa yirenze man bacagwa ibirenze bro gusa nyine hari n'abantu benshi bikundira first hand hari n'abantu benshi bakunda cagwa ubwo urumva ni population ebyiri zitandukanye hari abakunda cagwa hari n'abakunda reka by'urukundo je ndashaka kumenya the real ibintu biri izirenze nizihe urazizi back nizihe nakubona wifuze magaze man mizigo so wishamitse ubona atari cagwa n'ama original kuri iki niyo zirenze mani zo zirenze bro baje baza bande bahugo tubikurikirana okay hari indwara barimo kuvuga ngo ziva muri cyagua kajya kwambara umwenda wari wambawe n'umuntu ufite indwara z'uruhu ukikubitaho ejo nejo bundi ugatangira utangiye guhangayika urimo kwivuza ako mwana bakti kubizi ku bintu bitera indwara ari byinshi cyane ubwo kubizi mwana ubuzima dusigaye tubayemo isi kugenda changing ihinduka usikaye n'umuntu ushobora kugukonveka ko mani kurya wallahi kurya kandi uzi ari nacyo kintu kiri normal ku muntu mani usika ashobora kukubwira ngo kurya n'ifongo ntukarye ngo biragutera ngo indwara ukicwa n'inzara mwana ubwo rero ni nyine ni kwa kundi kugira ngo habeho nanone ikintu nanone kigomba gupromotingwa ariko ntago ari uvuga ngo imyenda ngo yacagwa mani gutera indwara bro ese ugurisha boxers za cagua boxer imyenda imbere amakariso ya cagua kabisa rega ribazuve mani ko cagua ari umwenda ngo ngutera indwara cyangwa umwenda mubi harimo hari cagua za mbere ubundi hari cagua za mbere bro hari type ya kabiri hari type ya gatatu ariko ziriye za mbere na mbere ni nkuko bakti wakwambara umwenda wowe uguze wenda ukuye ku ruganda urumva ugahita direct utongera kuwambara uwo mwenda uko kwisumbirwa n'undi muntu akawamba ubuse wereka nkwereka urebe iyo jumper yawe wambaye ngo ntushobora kuyihereza umukoboyi akayambara ukayimutiza ubuse tuyoboye ko gutizanya imyenda binamaho ariko none na boxer ese mu Rwanda hari umuntu ugitiza atira boxer mu Rwanda oya nta nubwo ibyo bibaho man noneho kwambara boxer yambaye n'undi muntu si nko gutira boxer kweli no gutira boxer oya ziriya baziteye imiti man barabanza bakazicisha n'ubundi bakazitera imiti bro mbese nawe ujya wumva impumuro yacagwa amanu uko bimeze ntabwo ari ubwo ari wumva icyuya cy'undi muntu bayitera umuti bayitera imiti so ibimeze fresh okay urumva gusa nyine nakazi nk'akandi kose nibumve ndi kuvuga gutya made in Rwanda yacira hari kabisa bayiyoboke nanyu mbazifite bazanzibahe ariko na cagua irahari cagua nazo ziba zihari kandi zimeze fresh zikimeze bien abakobwa turetse kwijijisha barabizi mani ko cagua ari umwenda wa bien ahubwo reka nanone nyine dukomerezeho na made in Rwanda nayo dufatireho tuvuge bien okay fresh sana Fally P so bimeze gute business imyenda ari abakiriya baraboneka no kwikaraga nyine bya bindi byose nk'izindi business zose imihanda kwikaraga nyine tu gashyiramo kimikino cyose wagizemo kimurabizi ko ntago cyapfa kwanga kandi abizi ko abajeni Kigali bifunga Ukraine mwebwe nago yabateye se ari
cyangwa yaraduteye mani byahatara ubukene ni danje abakapona abaniga hano hanze nago bari kwambara cyane ko arakubwiye ati mwana ho kugira ngo rero nambare mu rugo nta nusu y'umuceri ifite nta bishyimbo naki abizi ko ibintu byose byazamutse ku isoko ubu ngubu ibintu ku isoko byose byarahenze arakubwiye ati nzagumya nambara uwo nari mfite ibana niyo nawambara amezi 5 cyangwa umwaka ariko nkarara ndiye kuko nabo nafata rale zanye ngo ngiye kuzigufunga ngumereze cyangwa se ndakijyana yesha kureba ni nahantu ho kujya imirimo n'iki bayaranabuze naba nkijyana hehese kandi muri karisi urumva umujene abakubwira ati giye icyambere n'icyo kurya we naguragwa ku $100 200 mu mapantaro mashasha yandi yacaguwa natuguye ahubwo mu bita story byageze gute ugiye gutyo ahubwo uragibutsa amana abo umukoboyi twari twicaniye mu baro umukoboyi yageretse ipantaro none urabona mu baro hari ukuntu nyine mu baro y'amacaguwa imyenda yacu hari ukuntu umuntu agereka umwenda ugahita umupanda nimba ugeretse 10,000 cyangwa 15 ugahita umupandaho nka 5 cyangwa 2 urumva ngo nyine urumva nabwo ni nk'urusimbi uri muri kugura imyenda ubundi muri kurangura ni nk'urusimbi noneho umukoboyi ebana aba arawufashe awuhamagaje nyine tubara umunagira mu kuwumunagira agereka 10,010 ngengereka 15 none agetse 15 mba ndabinazi ariko nawe yari yanaza amafaranga yiwe none umita nk'umwambura urumva mu kumwambura rero sasa naracakaje nizamurishijwe mbamonye mu $300 umukobo yabibonye ngo ngiye wari waguze mbere uzi fight nabwiye se waguze mbere giye ko bamaze no kungurira na 15 ahubwo yegenda wa kerare zawe hariya dore ni uzifite umukire yewe umwenda namaze kuwutsindira kubera ko ni nanjye ufite nanjye wawuguze aramwe ngo ninjye wari wafashe mbere bana ngo rere ngo turagabana iki bana umukobo namubwiye ati tuza wowe turi buze kubivugana ariko bana winzanira sababu nyinshi cyane mana ushaka kuneza abantu hano mu soko marabona mu soko harimo abantu benshi kandi urabona mu soko umuntu bari umustar ntabwo ushaka kugira na soza danje n'aba people man kabisa so witwarira $300 naramuhuyitse bana namubwiye ati turabivugana ndamuhuyika tuza namubwiye ati banza gende wa kerare uze dupasure niyamenye naho naciye yagiye kwa karare ziwe naye niyamenye aho naciye kandi umva tumukimara kuva ngo se yansanga hanze akambwira ngo urere urabizi natwe nk'abahungu ni ariko ntago so utudiri tujya tugaragara twinshi cyane umuntu akagura umwenda wa cyaguwa agasopamo akisangira $2 utumeta twa zahabu ariko ubwo abazungu nabo barashonje man abazungu bashonje ntago babonamo ubu niyo wagira ahubwo icyo bisa ushobora kugura ugasanga mu akantu k'agafakine katari amafaranga ka foman nta muzungu n'abazungu baba bafite inzara nyinshi cyane ntago bavuga ngo asigamo $100 man bakiri nkuko nawe kera urabizi ko kera hari igihe hajyaga abo mwiriyo w'amafaranga umuntu akafite inoti wenda ukaba wakwiyongoza ukambura umwenda wawe ugasigamo ibiceri wabibitsemo biteye na kera urabizi ukuntu mani kera mani amafaranga yabaga ariho bro ariko ubu wabitinyo ubu ujya kwikuramo ipantaro no mukaryama ukareba kandi uzi ko nta kintu wahabitse kugira ngo ikiri hari abayifure rase urambya nuko biza hano hose mani byarakaze yes Philippine umwe mu bahungu babanye muri ghetto n'ibirara byinshi bikaze bikomeye cyane bizwi bifite amazina bindi biri muri prison za Mageragere na hehe ibindi biniga your experience kwanza ngibyo biro warabikuye kwe izo story warazikuye oya dusangizemo gato sizanyazo se uragira ngo neza barara wanaye oya neza barara shaba bwe tuya musika dore diki nabuza amajaruzi yawo oya dukubitsiremo gato kwanza byari bimeze gute wowe wasurvivinze gute mu birara byinshi mwabanye nabyo ni ukuvuga ngo umva abarara benshi cyane kera urabizi nyine babaga bariraye bakunda kugenda bahemuka ariko giye impamvu nabibayemo izo story zose muri ghetto ngiye muri ghetto nabanaga n'abakoboyi benshi cyane ariko ubu ngubu baba nyine tubu ngubu usanga wenda bafunzwe ubusanga bamwe wenda baranapfuye ubusanga wenda bamwe baragiye banakubitwa by'insazi wenda tuswingi zarabishe ariko nyine nkuko nakubwiye kera iyo utabashaga ebana kwitwararika nubwo bana n'abarara ariko ugiremo n'ikintu cy'ubwoba mane garabara batagira ubwoba bakti iyo ugira ikintu cy'ubwoba rero bwa bwoba buhita butuma unatekereza kabiri cyo ugiye gukora cyose ugatekereza
wenda nimba umukoboyi mwibereye muri ghetto agakubitwa inzara ikabakubita ikabica akakubwira ati ye ntago inzara yankubita kandi hanze ko hari abantu bafite ibiceri bagomba wenda no kubyuka nkajya guhiga man ninjoro ariko ubu ngubu se ntago wabikora none sasa icyo gihe hari igihe murara mwari baga muryamye mukaryamana nyine kwanza muryamye apana ngo muryamane wapi muraranye kwaje nabizi ubu studio kwiki gihe bana bakoboye bahita bakora bibindi urumva noneho ugashiduka kwa kundi wici ukabona ntawe uhari ukaba se umuntu yagiye ukagira ngo yagiye nko kuri toilette ukongera ukaryamaho gake ukabona umuntu wapi ukisokeshwa gake kugira ngo urebe ukabona ntawe uhari kumbi yagiye guhiga yagiye hanze warayi guhiga mani wazajya kubona ukabona araje mukuza wenda afite nka phone afite izindi boro nyinshi ukabona ari kwinjizamo nka boro tugira icyoma cya danje kabaga mana yagize boro no murarazikuye ubwo baje ni bamfatana nawe bakavuga ati twafatanyije urumva ariko nyine ukihagararaho bitewe nuko yabaga ari ghetto kandi nawe uzi survive za ghetto ukihagararaho ariko icyoba kikaza cyane cyane ko giye nabaye no muri ghetto niga mani ariga urumva naratinya nkavuga ati n'igihe bananyongozaga ati tujyane ni nababwira ati wapi aje banyongoza ati tujyane tugiye guhiga ibiceri ntago uragenda n'umunsi numwe mu mihigo musirika kakubwire yigeze kujya ku gahigo kera ariko ngiye mfite ubwoba mani kwa kuri abarara nyine kwa kuri muri vibe akavuga atari ko tugiye no guhiga ibiceri none ubwo ngiyeyo barambwira ati ro sasa we banze imbere guhiga nyura biza abanyarirenga man subisa abanyarirenga cyagiye bagezweho byatari ebana nyine tubagenda babikorera abaturage man mu kubanza imbere ubwo ngubwo ndagenda akaboro barambwira ngo nyene ije kuzana ndagenda nkagezeho kugaterura biranga karagaci yari boro yine turawe neza abantu boro man yari boro nyine byarabaye ni kera nyine ubwo warahindutse yari boro barambwira ati boro iri hariya ubwo yumva wowe wenda bari banabanje kuhaveya ngo bamenya ku boro zihari bamenya n'ukuntu baza kujyana umuzigo ariko bavuga ati abaswa bavuga ati reka tubanzemo ro muswa kora ariwe n'umutamenye ni banamufata bamufate twege duhite twikomeza urumva man baranyohereza ndagenda frontline mu kugenda ndagenda umuzigo ngugeraho man ngugeraho kuwuterura biranga walayi kuwuterura biranga ngira ubwo nahamaze nk'iminota kara kamoteri k'imodoka se oya naho kara kamoteri naho kara kamoteri k'imodoka yari igare man igare kwa kuri nyine mu bipanga ahantu hari ukuntu basiga nyine se suzi nko mu ngagari bashobora kwisigira mani nk'ibintu hanze kandi by'agaciro bakiryamye urumva bandagiye ebana mu kujyaho walayi kugaterura biranga byari mu gipangu winjiyemo gute bitagira icyo byadaje nabagati icyo gipangu wacinjiriyemo gute oya sugo urumva wabura ukuntu winjira mu gipangu bati so gusota se kwikaka nyine babyitaga ngo kwikaka uhita wikaka dikaka ngwamo mu kugwamo no ngwishije amaguru gutya mitavuga to baranyumvise bitewe nuko ari nabwo bwari bwo bwa mbere bumva bari banshutse abaniga banjyanye none ugiye nabona gaswaga bariho ukuntu bari kurya ibiceri naye nkavuga ati ngo nanjye bino biceri mbibonye nazangiye ku ishuri imeze neza urumva nazangiye ndafite poche ifite ibiceri byinshi cyane ariko singamenye ko harimo na soza danje bashobora no kufata bakamfunga ya shuri nkabandarirase nacyo cyo bakishita baga mfite niyo mpamvu tu noneho ubwo ngubwo umuzigo ngugezeho gutya ndavuga se none ninguterura nimba ndi kuwuriza igipangu kandi nanakemera nifite za danje byibuze ngo mite ujugunya abaniga bafuye kandi none kujugunya umva nirabu kubera ko ari na ninjoro ushobora kujugunya none bakumva ko ari ikintu kivuye mu gipangu kikubise inyuma urumva umuzigo ndawurebye kumbi singamenye ko hirya hari imbwa ya danje gutya aboro gutya mu inyuma gutya mu gikari ngiye kumva numva imbwa iranyumvise urumva itiza yiruka byadanje mukuza yiruka nasose gutya ku gipangu urumva shaka gusubira inyuma ngo inyuma none imbwa itifata noneho ndikanyaga byataye mitamanuka mu bitu umutwe walayi hasi inyuma y'igipangu baragurutse nanjye nago numvise ko umutwe nawo kubise hasi nabirutse inyuma
man icyo gihe nicyo kintu cyampabuye mu buzima ndavuga ati ntago nakongera gukora ikintu kiteregeranye ikintu kinjyana muri sababu nk'iki giki wapi none ngiye ni mukora gize rima uzima nahise njya no kwivuza man bukeye bro nahise amagraphe ndambwira tumva tero ndi kwiruka bya ahantu nari ndi kujya ndi kwirukanga mita nitura hasi evanisho sirisa nkaho rigubanye araza arandeba kandi barasugira ngo twongeye no kubonana mwana wapi bahise bakwepa kandi mwabonaga muri ghetto nyine ntabwo twongeye kubona nangiye girlfriend namuhamagaye aza kumfata abaniga bo nyine urumva bahise bikomeza bajya kwihigira bavuze turiya mureza aho gataza no kuturaburiza nyine natashye umwe urumva natashye umwe ariko bo baragumye barahiga no mu gutaro mugiye mamagara girlfriend bara mu gatondo ahita zaramfata bro aranjyana urumva ajya kumvuza mani nahise muga wapi ntago ubujura nago ari ubwanje wapi ese nikomeza iciki marumva unyandandika ku iciki ririki ntago nari kuvuga ngo nasubira muri sababu amaniga ngaya ari muri prison ubu ngubu amaniga menshi mani twe twagiye tubana n'abaniga benshi bro ibaze n'abaniga nawe ubwawe urabaza abaniga mwagiye mwikaragana imihanda bose subazi benshi cyane mani ariko nanjye bo nkubwira banje harimo amaniga menshi cyane twagirukanye bro shoutouts basuhuze basi iyo bari muri shoutout ku baniga ba Mike ba Eric obita bamuzuka ebana shout kuri wo kabisa bose bariza Nagerageje bose bari amashena bakoboye niba kumva ubu ngubu ebana bamenye ko muniga wabo ameze fresh faripi ameze fresh kabisa sasa iyi gahunda ya Caguwa waje kwinjiramo gute kwangiye wumva urabona kwitara urabona kwitara Nyamirambo najyaga njye kuhasumba utwangwa ikera cyagiye umuntu aba yibereye ku ishuri none nkasumba utwangwi kwa kundi nabaga nifitiye n'ubuceri buke nyine nabo dutigise nkahita ngenda nkuzuza n'ibaga ngiye gusubira ku ishuri kwa kuri rero twimvagamo ibintu by'ubusitari wagenda ukagura ubuntu buhanaguye bwiza abapeti wagira ku ishuri babona ukuntu ugenda ubwambara bagatangira kuza bakwegera bakubwira ati se ako kantu bimeze biri abapeti bafite ibiceri kandi nabo batangiye gukubitwa muri eterine wenda ukawakuramo nk'agapana nk'aka ngako kakamuha akaguhereza nk'inyama kandi wenda urakaguze nka gitatu cya kibiri wabizi ko kera imizigo yabaga ihari ukabona urungutse ejo ugahita ukuramo jacket ukayisumbisha ugahita ujya wabizi yuri muri eterine mujama ugomba no kujya kwimeza neza sometimes hari igihe bukeneye n'udukoresho rimwe na rimwe urumva nicyo niho byahereye rero sasa ubwo rero yendangije kwiga ebana nakwamye muri ghetto harabaniga ninjije nyine tumaze kwiga tubana muri ghetto kwezi kwa mbere barambwira se musaza bimeze bite se kutaza n'ibiceri by'inzu umwana naho gase ko reba ntane nafatisha kandi ubwo navuye mu ishuri nzi ko ngomba guhita mbona ibiceri umuntu wese wiga mani abazi ko narangiza kwiga reba nazahita afatira akabona akazi akabona inoti ariko ntago ariko babikunda kugenda ukwezi kwa kabiri barambwira nese bimeze bite mwana ko ndeba kwa mbere ni wishyuye kwa kabiri uzi kuva icyo gihe shana ese ndeba ukuntu najya gushaka job ntitaye kuvuga ngo nzabona akazi ngo mbikeshe ko nize urumva rero nahise nikaraga kwa kundi kwanjye kwitara nabizi ko hari isoko kwitara ubwo mukora atangiye kwikaraga muri Caguwa tu hari Nyamirambo utangira uko nguko shanangira uko nguko ndanacakaza bya danger urumva abasani bagenzi banjye bakajya bangurira bahansanga bangurira haya kwitara hari hashyushyura bize nawe nta muntu utazi kwitara umujama wese wikaraza Nyamirambo nta n'umwe utahazi mu baniga batemberaga manye hariya niho nikaragiraga none hari igihe icyo gihe nifite indirimbo ifite n'ishusho noneho ikintu cyangoraga bya danger abantu barahasanga kubera ko muri internet nari superstar abademu bakahasanga ngo dore ngo faripi ngo ari kuzunguza abajama bari bo mu dupangu kuntu baba barekereje kugira ngo akagoroba kagire baterekeho bibunzabunze urabiza apeti bo mu bipangu nabo bakorera no kuba bacakaza ngo bakore ya mirimo iciritse nyine bashakisha amafaranga banco bakaba ngo reba faripi ngo yari faripi ngo reba nayo ngasigaye ari umuzunguzayi basigara umuzunguzayi kandi ngo urabizi ko ari we muntu waduhaga hip hop mu kigo ebana ngo tukemera nanjye ngumva afite ipfunwe abadema ari nabonaga nkitsimba none ariko ari ndigenda bitsimbaga urabizi rya soko mandi ryo kwitara ukuntu rimeze hagira bitsimbaga kubera ko aba peti barazaga rya soko akazengo kakajya ruguru akongera akagaruka ari gucakaza ashaka imizigo hagenda nashidukaga wenda mbonye agakiriya ndi kugafata
ngashiduka bose banyikuza ahubwo ngashiduka nanjye bari kungerekera mwese ni wowe waraziga uzunguza ntago byakundaga nitsimbaga bamwe abandi bakambona ariko giye nko muri karitsiye nta muntu wari uzi ko ndi umuzunguzayi muri karitsiye babonaga nurira abagusekaga ubu ngusi barimo kuvuga ngo noneho yaragafashe muniga wacu nyine uba nkubwire muri ikiza cy'inyamirambo buriya man ushobora kuhitsimbira umuntu n'imyaka nk'inga igashira uzi ko muri karitsiye yenda yise mvuga ati ko niberaga hari haboro bita mu myenda mu gitondo cya kare nazindukaga afata moto abantu bakagira ngo mfite job kumbi ngiye hehe za Gisozi cyangwa za Gogosi gushaka ubuziga walaye nka butanu ubwo nyine bwo kwikaragana ku itara rimugoro ngahita mbuvana ngahita mbujyana ku batayeri nabujyana ku batayeri bakabukora neza bizara ukuntu twakuraga ibiboro biti bifindo bifindo byo gukubita abantu hari bifindo bya bigezweho bitwa ngo bya Madiba nimba itishe tukayikata ukuntu abantu yisumbanya ukata n'umukasi ugahitweza tareti ngaho sirifira hano hasi suzi ziratije nimba ari amakoti ukagira ugafata igikoti cy'igikoboyi nka gutya ugahita ugica amaboko none ubundi ugahita ufata na jumper nayo ukayica amaboko ugahita ucomekaho ya maboko ya jumper mu gikoti iki kijacket ugahita noneho unashyiramo ingofero ukayidodera hano biraboro ngira ngo urabizi biraboro buriya byaturi mane nabyo bintu byadukuyeho kwitara mane twabibonaga bibiceri iyo bagugifite wakivuga mudega yazaga gishaka yakunguraga nka kibiri cya gitatu muri bazo no icyo gihe gitatu yabaga ari menshi ku muzigo wangu cyakibiri washoboraga kwikaraga na wenda nka veni zawe mu baro cyangwa 10 ugataha ufite nk'urune cyangwa urutarani ubu ngubu Faripi yarateye imbere ntabwo ari icyo gihe arimo kuvuga bya kera ni umuntu ufite iduka rikomeye cyane i Nyamirambo hariya arimo kugurisha style zitandukanye za Caguwa abastari benshi yamaze kubambika benshi cyane baramuzi benshi aracyakomeza arabikora fresh kandi gahunda zikagenda neza so iterambere ryaje uko nguko ndimo kumva urimo kubaka ahantu bana hehe se mana simbizi ndashaka amakuru nyine urimo kubaka haragafashe gahunda zimeze fresh afata gute shaka kureba umuntu agikubana unacyakubana ariko ubu uzi kugira ngo ugire agapariseri town ni ibintu bigoye mwana none utaza kureza ngo nagafashe agapariseri bro agapariseri nicyo kintu cyambere umuntu akora hatana uri mu wese ufite job abakora agenda w'umujeni cyangwa wenda n'umuntu wubatse abahatana kugira ngo abone ko yagira agapariseri ariko se wahigondera Kigali kubiza sasa imagine Caguwa versus Mangaze mushuti yagiye kurongora ejo bundi inde Starboys yarongoye man weekend ishize yarongoye ni weekend ishize yes umuhungu nawe ni kuri za bibi kuri vewiti yaceramwe ngo ikomani kutaje mu giko cyanjye mwana ariko rero nari nagoze nago nibukaga amatariki nanjye nabifite gahunda ariko byaracyaze nibukaga amatariki neza ngiye kubona mbona ciyeho na baby wiwe yabana muri vewiti wallahi ndavuga se umuko abankubiste amahoni ndavuga se kumbi cyabaye n'umushahise numva nanjye sibona ko Mangazi bikora Mangazi rabikora cyane Mangazi cyiza cyayo irihuta nukuvuga nimba ari umuzigo ushobora kuzaho 500 ariko bukira curuje nka PS 200 munsi wa gatatu wa kane muzigo warangiye wajya hano mu town nimba ari uyu muzigo nambaye ari umunjama uza nagahita avuga ati ndashaka nk'uwo muzigo agahita awugura noneho ugahita ujya town ugahita uzana undi nk'icumi bagaye barayijyanye ugahita none wikoza town ariko muri ikindi Starboy arusha abandi bacuruzi ari Nyamirambo Starboy yambika abahanzi benshi agakora na brand za Shopee urumva Starboy arabizi cyane kabisa nje arabantu barambwiye ngo man iriya duka riri najyanye umuhanzi wanjye ari urumva ngo banituze mu Rwanda uzatujyane ari so itubona ariko bagaruka uzababwiye ati ari n'umusaza ubikora no wambika ama original ubwo batangiye bareba uzabazeka bakubwira bazajya bakubwira ati ngo twereka hano guricya ako suri bacteria ubundi kuri umujama wanjye unava hanze akakubwira ngo arashaka icyango cya danger ukamujyana handi gute bana muri Caguwa ni hariya ni muri Faripi shop arya shop yitwa akwari uziko yewe genzi tu ari kwa Faripi uziko uzi n'ikindi nindi deal ushobora kuzana umuntu yasigira 200 nkaguhita ngo 1,000 wallahi man ngaho ibaziyo nje kubikora reka ngwameze bana abantu bakeneye Caguwa zigezweho imyenda igezweho original kuri 40 ku cyapa urumva man aho ngaho kabisa kabisa man that's so soft so Faripi music yo waje kwinjiramo gute papa
music rero nayinjiyemo mbere y'ibindi byose man mbere y'ibindi byose muri za 2010 kabisa irangira urumva ye 2010 nigaga muri secondaire mu wa mbere urumva cyo gihe man game yari iryoshye bya danger man kwishura bizi tukitsimbana ka radio nubwo umuntu yabaga ari mu ntara nyine tu mu maintainer ariko ukitsimbana ka radio wumva amasho yose yajyaga baho man so yazi kunebaga gashyushye ushyira urwana no gushyira kuri radio ukimura ukajyana handi habaga ari abahungu bari hot kandi no urumva hip hop cyo giheyo man yari big kabisa kurusha izindi njyana abahungu bari bagezweho ba Tough Gang abajama beshi cyane bari guhitinga ba DPG ba Tough Gang kwanza urumva agenda natangiye kuyumva bamaho ni bona aribo bakubita ariko no Tough Gang yo ije man yazanye ibintu by'impinduka muri game man twese turasara muri hip hop ugasanga umuntu wese n'umusani P-Fly ntabwo uzi ko yigeze gukuririmbira akubwira ngo urugo rwose rufite umusani icyo gihe rero sasa urumva bandi buri mujene wese wiyumvamo akantu ko nyine yiyumvamo akantu ko kwiyumva yagombaga kumva ko ari umusani waba ubishoboye umuntu akubwira ati ndabishoboye waba utabishoboye nabwo nyine ukagumya ugakubita za reja zawe ariko twebwe twaranditse bicamo mu kigo turabemeza dukubita ingoma barasara byatari paka na n'ubu mani tuba tukibikora tu barabiza ngo harabaniga bakwita J Polly oya bajya bakunda kunyitiranya nawe nyine urumva kugiye ukuntu soundinga na to uwo wumva ko bijya kubimera nkawe tu abantu cyane man iyo bumvise ingoma zanjye bagira ngo ni urumva niyo mpamvu nawe waritukuje oya cyera wari black man FRP wari black cyane kuri 40 tuba twikubitamo bwa susa nawe shaka batangiye kukwita kazungu tuba twikubitamo bwa susa tuba twikubitamo umuntu bw'ubuto hafi aho ngaho urabizi ko mu biryo gumungu batuzaniye mu marangi man aba hari igiporezo abari ikintu ibintu kandi bidahenze urumva rero ubwo rero nago wamaze kugurisha umwenda wawe wenda tumaze kuryaho nka kibiri cyangwa indege ureke kugura ka mukorogo waka mukorogo rakaraka mukorogo banayiciye man banayiciye mukorogo man urumva mukorogo banayiciye ntago ndi bici man yenda umugangster man ari no toto ryose ubona uko umuntu nyine abamaze urumva man hip hop ziratugaburira mwana hip hop ziratugaburira utangiye kuba kazungu man oya kamukorogo karafashe nago ndi inzobe man uri inzobe man ese abantu bazi fari picture uvuga ngo cyagiye wunzi ndigi uziyenda tu agafanga katarafata hari ukuntu uba wari karazimanda no kuzuba rya danje bari ntago nago poya biba yari yaza nyayo urumva akwa n'igihe man nyine uyu ubasha kubona imvange man zo kurya nta nugunda nta nugunda tuvuga se nonda ndabwirirwa urumva maze kwikaraga ku machips kwikaraga kwa imvange yonyine man yita umuto kugapira ukinyamirambo umuto za TVR ari bazita TVR za TVR kugira ngo nyine ubanze abantu ugashyiremo kabanze koze mu nda nuko nguko walaye aka gafaranga ko kujya muri sauna buri weekend na ka massage ako ngakiyo nabonye umukiriya yaje yabinkore nanjye niraseho ese byose bakabikurikira biba ari fresh man ariko ubundi nta byamukorogo kurugo man abirosho kuta kazungu nawe mwana ibintu nawe unkoreye ntago biba ibyo byamukorogo bizagiye gute mwana shumi yanjye mukorogo mukorogo go yubu umva je niyo nasa nka godoro ntago shobora kwisiga bya biboro man je nisiga man igikotori bro igikotori gisanzwe man ahubwo vuga ngo kwa kundi mba nicariye nyine tu byose nta sababu nyinshi fresher ziraza yigira studio iziraza mwana iyo wicariye wigira studio ku mahoro nta kibazo nta muntu wanduranya nawe rega burya man umuntu asa nabaruka ari umuntu ugira umutima mubi man umuntu ugira umutima mubi wese asa nabi kabisa ariko twebwe nta wasi man abantu b'inyamirambo ubu ngubu ukuntu bimeze nta nyamirambo ni wahasanga barara kwa kundi bavuga ngo cyane ikayitse y'ibirara nyamirambo basigaye yibera abantu batuje nta murara n'umwe ukibamo ngo umuntu yabonye agafaranga po irahinduka byanze bikunze po irahinduka utanakoresheje mukorogo n'amafaranga man byo nyine kumva utuje mu mutwe bro kumva utuje mu mutwe ese ntabwo ari wabona wenda nk'umujama wawe mwaye musanzwe mwikaraga natari yabona job ariko bitena ya mihangayiko yuko adafite job ugasanga ntago asa neza ariko yamara gufatisha job ukwezi kumwe ukabona atangiye guhinduka man ukabona atangiye kwambara kaberwa ukabona asa neza arakeye kandi natwe nibyo twifuza umujyi wacu nicyo wifuza nta gushaka abantu basa nabi kabone niyo waba nta biciro ufite imyenda yawe yifure urumva wambare
aho ngaho urasa neza nutamona imvange zawe bana birahita bimera fresh bro cyane cyane kandi no nihanganisha umuntu utabasha kubona niyo mvangira abapeti beshi tutakwirengagiza ku muhanda man urabizi ngiye nanjye iyo nanabonye nutwo tuntu ngiye kwira akavange kanje mu Kiryogo bana bitankora mu mbonye umurara nkahita mweza kora ko nanjye yo life ndayizi ya gihumbi njyanye yo nshobora guhita pasura nka ma 5 cyangwa mvuga ati ngino peti yangu no dusangire kino giporezo ngo wabonye n'amaniga menshi cyane hari kandi akoresha za mugo imugi nyinshi cyane dozi nyinshi cyane ukuntu bagiye baduhemukira mana abaniga bakoreshaga bya ziriya boro man ugasanga umuniga mani agusanze ku muhanda nawe uri kwikaraga wenda n'umujama wawe ariko yagiye mu biboro bya mugo urumva ugasanga wenda tuvuga urugero arabwira ngo umwana nkumva ngo niza agatelefone mani ngo mpamagara umuntu bro wakamutiza kwa kundi kwikaraga uri kumwe n'umukiri uri kumurega kugira ngo ko yagusigira ubuntu bukeya ugashiduka niga yagiye ukamuhiga ukajya rwamara ugatigita kora kurumva agafone iyo ugafite wowe abari connection ya danger iri ku muhanda uri kwikaraga abajeni barabizi ifite imiriti buriya nicyo kintu cyambere kibigukorera kuko ubona imirongo tu noneho ukajya guhiga umuraro ukamubura kumbi mari bari bakoboye iyo amaze kurya akaboro shabitsimba nk'iki niki kintu kitsimba mani kuburyo utamona kandi ukayunamuca ahantu ari hafi aho ngaho ari kuyoyoma cyangwa ari kwikubitira boro ziwe mani ukamushakisha ukamubura mani bagiye batunguraho dufone twishi cyane barabangira nashaka kuraburiza kandi ubu ngubu bafite n'amazina nashaka kuraburiza ariko shabagiye bamemukira nawe iyo twicaranye barambwira ngo shango cyakoze twagiye tugukuraho boro man rero ndi n'umujama ugira umutima mwiza man nago yo no hari hahandi wakoreraga munsi hahandi ari hafi gine tuza muduhege ni man niho bakundaga kuba bibereye mufati no ngo nanjye babonaga bazi ko ndi umunyamuziki babona nanjye ndi kwikaraga ni kwishakira nyine tungiye naremeye fata boro nanga kushyira amaboko mu mufuka fata boro njya mu baro nkarangura boro nkazizana nkikaga nimba n'amashati 5 ayikaragana nkakurama yanjye yo kuntunga uwo munsi kugira ngo ndebe ukuntu ikibuga kimeze rega buryo utagize nabi uko wakwikaraga kose niyo waba uri iki man niyo waba uri umuyedi niyo waba uri umukarani niyo waba uri iki man Imana ishobora kuza kugutegurira mu bihe byawe bizaza ariko icyo gihe bisaba kugira ngo nabo baritwaye neza baritwaritse nta muntu wandurangije aho ngo bigutegwa no kubera inzara man cyangwa kubera gahunda zawe ushaka gukemura byako kanya wemera usafaringe igihe cyawe kiraza tu for real so music witawinjiramo gutyo music yo nakubwiye ko nayinjiyemo kera nyine kuva ku ishuri kuva ku ishuri none rero shasa nanageze hanze ndi kwikaraga nabwo narayikoraga nkajya studio ariko urabizi ko man promotion mu Rwanda urabizi muziki w'iki gihe usaba inoti ushaka kugira ngo ufite n'inoti tutirengagije ko wenda ari n'ababuminga nta noti bakoresheje sasa si wowe urimo kuririmba old school yego nyine man abapeti b'iki gihe bakeneye new school bakeneye new school se kandi hari abafana haracyari abafana benshi cyane ba hip hop ahubwo nuko nyine haje ikintu cyo kuvuga ngo hari abantu babigiye hari abantu nyine babigizemo uruhari bagafata bakubaka ibiboro byabo ukuntu uburyo wenda bagenda bazimya babaraperi bakubita ama old school kandi man iyo umvisha old school man ibiri mu kuri bro biri mu kuri apana kujya muri beat none se wari wumva man yeyi ikintu nangira man new school yego nye sinya blaming abaniga bayakora abona ko bari no kuboominga afite n'ibiceri byinshi cyane uko nashobora kugenda man muri akavuga ngo yakoze hip hop wakumva beat yose man ukumva ijambo yavuzemo ni rimwe ryonyine bro ari kugenda ebana akina na beat ariko ubutumwa yatanzemo shawushwa usanga nta nabwo message ugasanga ntayo kabiri ariko nkatwe urafata ukandika man lyrics nyinshi ijambo kuri ijambo urumva icyo kiza cyawe school man yes baravuga ngo hip hop is dead ngo yarapfuye nibyo cyangwa nago ari byo nagira apfira hari man irahari cyane kabisa irahari man muri studio usanga harimo abakoboyi benshi man bakora injyana ya hip hop ukoze nyinshi zidasohoka nyine urumva bo opportunity byanye nakubwiye ngo man ntago baba bafite ayo mahirwe man yo kubishyira ku karubanda nyine ngo nabyo bize biboominge kura ko ntago ayo mahirwe bakunda kuyabona ahubwo wenda ugasanga wenda nk'abajama ubona bari kurya hit cyane bo bafite n'aba manager baba managinga babashoramo ibiceri wenda kubera ko ari cyo kintu nyine bari kuba bubatse ngo nibyo bicuruza urumva ugasanga nibyo bari kushyigikira cyane nese nk'ubu ngubu muri arena man ubu ngubu tugiye kureba amashow amaze igihe ahaba wasanga nta muraperi wa nyawe man wigeze ujyamo man uriba hip hop school
muri arena nise subizi imana abapeti bajyamo bose nyine ni igice cya hip hop nabyo turabishimira kura ko aba promoter cyangwa aba event organizers bibuka injyana ya hip hop bagatumira abaniga ariko nago wari wabona musani wa barimba mu school wenda uhere no kubakera tu barimba mu school hari wari wabonamo kuri arena bara pina ejo bundi yagiye warari nuzo umuhaye akalift inde King James ese subizi man kandi icyo gihe na fa nawe yagihendeye ku kalift kandi gabyo yakubitamo man kandi no urebe ukuntu pi bamwakiriye man rebe ukuntu wabuga ngo abafana bari barimo bose bahise basara no ari nacyo cyakagombye kwereka bano bajama bategura amashoko aramutse atumiye abajama barimba hip hop man hip hop no yanyayo school man yahitabona abantu benshi cyane man akabiorganiza neza akabipromotinga abajama man baracyakunda imizigo baracyakunda imiziki ya hip hop originali ahubwo nuko promotion ni danger pingo yagiye muri lift ya King James James yamaya kalift rero subizi man bamujyana stage kuri arena musaza nayo arabikubwira kuga ko King James ari mu high lift nagaruka ngo yavuganye nabari abajama babyorganiza ngo baramutumira ngo umva ngo pi ngo ngwino we bana ngo turaguha yanga ngo naje kwite muri arena wapi King James bamwiyongoje ku ngoma ye bari bafitanye mbere man ngo reka ngo lift tugende ati kubera ko nundi twayikoranye kandi babizi ko P5 nawe muri iyi minsi babona ko nawe ni umuntu uri kwi kwiyomba ariko urabona ko nawe ebana ntagagishaka ya mihari y'imihanda cyane niyo mpamvu tu ngo fire we yagiyemo gute muri arena fire bwana fire se subize yagiye muri lift yande subize ko nawe muri iminsi ari kwimunya mwana acyabona imihanda cyane ngo lift ya Neringabo the boss baza amufashe neza muri nuza muri Kina Music bamufashe neza nawe ni banafitanye imibano nabo byatari reka nkubwire none mu old school ujyamo kenshi Bulldog ni fresh nawe Bulldog ni fresh byatari urabona nk'iri album yaheruka gushyira hanze yaga ni Kemutarape urabona ko man byibuze akoze nk'iri nanone gusa nyine nuko nawe umukobwa ushobora kumugariza akavuga ati shabyihore nakora ndise nkayo ibice nkabikura kora ko man urazi gukora album kwibyimba man kandi urabona man iriya boro yiwe yaraje hanze irakundwa babajama n'ubundi bari bafite urukundo rwa hip hop baronge baravuga ati wow mujama man iriya album yarabikoze man nawe abirimo neza no gukubita kabisa Kemusabe ariko sinzi n'impamvu batanamutumira abantu baborganiza ibirori kandi umuhungu yageze kuri stage barabizi ko hakongora urumva sinzi impamvu badatumira abahungu mudutumire tubatwike twongeye tuhagurutse stage tuyijegajeze man ariko uzutumiye nk'abajama byibuze muri concert yawe gatura nk'abajama byibuze batatu bakubita hip hop original kabwa ati mumbabare rwose munkorera akazi hariya nanjye ndabaha yanyu ibintu babakorera ziriya za Kenya trap sinzi ziriya nagwa ari original nago oya ziriya ni umuryango wa hip hop ariko nyine ntago bavuga ngo ni hip hop school nese we subizi man nago bakeneye kumva na original man original tubira byose byahitinza ariko n'umundi habanjeho hip hop school urumva gusa nabo ntago twabigakora ko nabo urumva hahandi hip hop yasaga nka isubiye inyuma hari ukuntu nabo byibuze bagumije bumvisha abanyarwanda ko hip hop n'umundi igihari nicyo ukunda kuri aba ba new school abo peti barimo gukubita hip hop new school shangiye ikintu nakubwira mbakunje aho barakora kabisa barakora bro barakora cyane ko nabo bafite amaboko bari inyuma ariko barakora bapeti barihiringa birenze barihiringa barabizi barisobanukiwe man bapeti ubusanga kabisa babibyaza inyungu babibyaza imisaruro tu niki wanga kuri aba bapeti ba new school yiki nakubwiye nanga man nuko ushobora kumva ingoma yabo man ukarinda wumva ingoma man ukuyemo ijambo rimwe gusa man n'iby'ubutumwa uri kumva beat gusa wowe cyo winjoyinga ni beat gusa ariko wajya kureba ku magambo ugasanga ugasanga wapi kabisa n'upeti uzagaherwamo ngo akabarangije ingoma kagira ngo ni ndashaka kugira icyo umbwira kuri aba baniga babiri kandi nabaniga bamuraziranye cyane Paxson de Don ni kabisa shout out kuri we ni umujama nyine wacu nawe urabizi ko nayo yakubanye cyane kugira ngo nyine iyo school nakubwiraga nayo itera imbere urabizi ko ahubwo nawe uriya mujama yagizemo uruhari icyo gijya gutera imbere
ntabwo kuri radio bago bashaka kumva na gato ariko Deniga we yakoraga show akayipromotinga ari naho yahereye booming amani niwe wayizamuye ubundi muri rusange tutirengagije niwe muntu wa promotinze hip hop mu Rwanda kabisa igera ku rwego rushimishije. Parkson the Don Captain yes niki wambwira kuri Pilato kandi mwakoranye nawe indirimbo ejo bundi n'ingoma Pilato umuhungu wawe Pilato se Pilato we iyo muri kuganira kubwira ko ari we muhungu washimusa umuhanda rika bakubwira avuga ati ye muhanda narawushimusa ubu ufite gutya ebana ntago bazubwira ngo le yakubwira ko ari we muntu nyine ubu ku muhanda baniga ngo bari gufana ebana kuri za strenge ziwe ebana kuri volume niyo umva ibintu byose bitavugwa mu ruhame niwe muntu wabisanga ibintu bitapfa kuvugwa abantu batajya bavugwa bose ibiro byawe bitaga ngo ni tabu amagambo ya tabu Pilato niwe yasanga nasaza wakubwira ko ntacyo bitwaye banagomba kubikubita nyine akubwira ngo hari abarya umuceri ngo hari n'abarya ibijumba urero ngo abantu ngo naguzagunya ngo kubagaburira umuceri gusa ngo hagomba kuzamo n'ibijumba n'ibyumba tiri byagenze gutse kugira ngo mujyane muri studio mukora n'ingoma yeruka gusohoka uri kumwe na Pilato erego urumva urundi abaraperi we ntago ushobora ntago bakunda gutana mani igikundi cy'abarapa bahurira ahantu heshi sometimes usanga muri kumwe ugasanga ngiye mfite wenda gahunda ya studio yakumva nka vibe yanjye ntayemo yakumva vase ntayemo akaba ariko navuga ati reka nkubitemo abaniga nuko ngiye twagiye tunakorana ingoma bwa na P-Fly mari tujya gukorana twika yasanze maze gukubita vase ebyiri ariko yumvise avuga ati sha mwana reka nanjye nemo vase kabisa ahita hitamo gutyo nuko nguko dukorana gutyo Pilato rero nawe nuko twari turi muri studio kwa Traxxer ahita yiyongoza n'abatamo vase tu cyane ko bari n'abaniga man tuba ducrossingana bro ducrossingana umunsi ku munsi muri life zacu za buri munsi urabizi abaniga barajya baza kundeba kuri store yanjye hariya mukikaraga twikaraga tu nkanabatamo nka niki gahunda zigakomeza nice cyane so reka tubwire basi kuri project za zindirimbo na old school na everything ibyo urimo gukora muri minsi kuko ndabona music ubu ngubu wayihagurukiye cyane na mikino music ubu ngubu kabisa icyo nababwira abafanizi ba Faripi baramuzi ntago ari ukuvuga ngo ngiye ngo ndi umururumani cyangwa ndi umwanderground nimba utananze umbonye hano kuri BigTown TV genda wandike Faripi official nimba ushaka kureba amateka yo muri music urahita ukurikirana ukuntu ebana gahunda ziwe ziba zimeze ureba ingoma nyinshi cyane umwinjire byimbitse urahita wumva Faripi ari we urahita utungurwa aho uvuga ati ariko se ubundi Faripi official yari iri kuri YouTube kwe bimeze bite ko ntamwumva cyane ahubwo ari we muntu wakagombye kubuminga man urumva urahita usanga kabisa Faripi arapa neza yandika neza man ni umutekinisiye muri beat urumva ibintu byose wowe wegeraho gusa to kuri Faripi official ubwo rero icyo nababwira ndi kubategurira ibintu byinshi cyane ifite ibintu byinshi cyane muri studio kino kigo mu ishiti yawe ishumi yawe Ramakweli Ramakweli wallahi muri Triple H basiga afite studio ngo bita Triple H iryo zina rya Ramakweli ninje wari muhaye reka da mbere uzikuno yitwaga yitaga ngo ni Ramakeli reka da none kweli wewe wayikuye nahise mubwira ngo rekana na Kelly what kweli Ramakweli yakuzane mu kinyarwanda wumvaga Rama ari ikinyarwanda no Kelly atari ikinyarwanda uhita uvuga ati reka Rama yuzuze ikinyarwanda Ramakweli kabisa azakubwira waramukiriye kabisa Ramakweli na Bisbi byagenze gutse noneho ni ukuvuga ngo kubera ko nundi still ari hariya kuri 40 undi studio yabiri hariya kwa Mayaka umva ni hafi yanjye kandi umva nyine nk'abahungu twese muri iyo movement nyine ya hip hop gukubana na hip hop school urumva nyine tuba tugomba kuba turi kumwe tukanagirana inama ibitekerezo n'iki ubwo rero twagiye studio yiwe nyine tunishimye cyane tuvuga ati sha muragarutse mwarabizi ko bakoze nabi imizigo myinshi cyane man kiriya gihe bakoze imizigo myinshi cyane ya hip hop kandi yagiye ihitinga man ubwo ngo nanjye rero nibwo niyongoje nkubitamo ikintu bita pesa
mukazimba ndi gushaka pesa ubuzima bwanjye ndatesa ubuzima bwanjye ni neza neza yo mukazimba ndi gushaka pesa ubuzima bwanjye ndatesa ubuzima bwanjye ndi neza icyo kigoma bita pesa kiri kuri YouTube icyo gishyashya mfite ndi promotinga bagende bakireba abahungu bambwire ngo ni no cyangwa ni wi ariko icyo nakubwira nta muntu umwe uza kuvuga no avuga wi. Okay, that's what's up. Turi kumwe na Fally P from Nyamirambo KGL, of course ni 250 Rwanda. Kuva hari Nyamirambo acuruza imyenda kujya kuri YouTube n'ahandi henshi muri platforms za music wamusanga nka Fally P official, maze gahunda zikagenda fresh cyane. Inagemo hariya nimba ukunda old school hip hop maze ukurikirane, nawe udakunda old school hip hop reba maze uze kutubwira wabyumvishe gute. All in all, it's all about entertainment, it's all about music, it's all about love, it's all about we together. Iyi ngiyi ni BigTown TV, I go by the name back Tito, turi kumwe na Fally P. Urakoze cyane my bro. Asante sana Jables. Hari ikindi ushaka kongeraho? Shakira cyane akongeraho nuko abafanizi badufana ndabakunda bya hatari kuko nibo bantu badushyigikira ko usanga nk'umufana aza akakubwira ati mwana ko nta yindi ngoma wasoye koko wasoye ingoma kubera ko abafanizi tuba tubafite bro batubafite benshi kabisa ndabakunda bya hatari bagumye badushyigikire mani wumve mani unake n'ingoma mani zacu ku ma radio mani mubashyiraho pressure mani bazikine bro cyangwa ni nka bakti gutya nubona ikiganiro umuntu yakoresheje umuntu ikiganiro wanakandika muri comment ukabwira umu YouTuber ukamubwira ati tumirana kana kamani tureve vibe ziwe na mutumire muganire mani. Oya nugira ikibazo ngenzo ajya gutumira kenshi. Ndi kuvuga nabandi. Tuzajya tuhatwika kenshi. Tuhakongora ariko ndi kuvuga nabandi. Hano harabani ganze bifunga bakti. Oya tuzabafungura nyine. Ese nka rasta sugira ngo manu ugira ngo bano ba YouTube abandi. Tuzabafungura nugira ikibazo. Yore turaje tuba kuruguture mu magi. Kabisa. That's what's up. Yeah, this is BigTown TV. Until next time, let me tell you, ciao ciao. Ariko before that, X behind the camera, thank you so much. Bye bye.